ibyiciro by'abantu bagiye baza abandi barabasimbura hari n'abakomeje kugumaho arabataretse umuziki barakomeza n'umuziki wahindutse n'umuziki wabonye amaraso mashyashya muri production n'umuziki wabonye amashyashya muri promotion biba Kenya biba Burundi biza ku Rwanda biba Uganda now it's Tanzania ibindi bihugu muri East Africa biri kugenda ku rwego birashakisha so iyo muze ko umuziki wakuze ni bijyanye n'agaciro k'umuhanzi East Africa n'ubu ari nk'ikintu ubu ngubu cyangwa umunani yego u Rwanda rushaka kumenya kangahe kuri music Rwanda nk'umuhanzi nyarwanda cyangwa nkawe umunyamakuru ugiye hanze wahagarara ati ngiye music nyarwanda umuziki nyarwanda n'uyu nguyu dukora iki ngiki kwa Bruce Melody ajya kuri Billboard nagira Billboard yagiye ndabigarukaho uri umwe mu bantu basobanuye yuko nawe ni mukuru ndajya byumvikana hano ndabizi ndaye tugende gahoro nawe ni buri muri team ya Bruce Melody I support you can stay there cool ni byiza stay with the Bruce side ariko niyo mpamvu hasanze Afrika ari ku mwanya wa 20 listen iza icyo cyumwe mvuze ku cyumweru mvuze ko monthly mvuze ku cyumweru bakora ku cyumweru n'ubundi yego yes izo ndirimbo rero ntago uzabonamo Taylor Swift nta Rihanna rurimo muri Afrika yes nakari ku isi muri Afrika yes ndabyumva apana muri Afrika urutore ni kukubwira Taikun bigeze iyo ndirimbo igenda ni ya gatatu ni ya kabiri that was a scam nigga that was a scam niba ari indirimbo muri move ni komeza igende tuyibone ije muri Kenya biya mbere Uganda biya mbere Billboard iri official tubiboneho were jya urimba Christophe muri ko sakoze waje umuririmbo mugiranye n'umuntu bidashoboka nakosa ari amafuti siya n'amafuti wakoze uri kumbaza cyangwa uri kunshinja oya ngenda nagushinja kuvuga ko Christophe ari umuhanga kurusha Melody nakoze kosa yes abanyarwanda ni muzasemba bazi niba narababeshye Yo, what's up Rwanda? What's poppin' Kigali? I go by the name of Taikun, the OG, Rasiento, Babirento, Rapaganda, Papakaya, Kome Papa, the Magic Mind, Njinguru y'umujyi, umudugudu ngwindura igihugu, nyitimbunda ndahantu hose nk'amandazi, nje vibration muri nation kandi nje mutuye myidagaduro mu Rwanda. I was born to win, nje munyu nkaba n'isukari ndo umuhungu wa Miss ubundi samura nki kwisi. Ngo ikaze ku Ihozo TV we got no fake vibes, yo stick around. Yeah. Naje twakuranye kwisi. Yeah, that's how we do. Naje twagoroye kwisuri shuwa shana cyo wamburanye Taikun izina ri amazina watari Taikun yitwa nde nitwa Ndahiro Taikun shuwa ni amazina yeah that's my name nayo goje kuri stage yeah obviously nguka vukire ni he Taiko mbo iwacu ni Kibongo ariko navukiye muri Tanzania kaka uri mu bantu b'abahanga bakoresha twatuntu tuguruka indege zidakoresha n'uza mazutu bamwe barabyemera kandi bakabihakana ariko urabyemera uri mu babyemera ngo ndi muri abo bombi turakwakiriye ku Ihozo TV bana murakoze byatari ibaze ko ari umuntu wa mbere Mostins ako ndi no wa mbere nago bibeshye mu ba mbere urumva impamvu ari sha rero uri impamvu naba ngiye gukabya cyangwa se kutaba muri position yo kubisobanura buriya wuzi impamvu nyirizina kuruta ngiye ndayizi nuko uri umushiti wanjye kandi umuntu nemera nubwo aho tudahurira kuri umuntu nemera mu byukora okay murakoze cyane ugiye kuri Taikun umunyamakuru akaba umukomediye akaba umukinnyi wa filime wakoye ni umusore ufite impano nyinshi ngi kumbitegeza kwitiya ngiye ko ngufata okay murakoze cyane bigapfira hehe aho bipfira se bari aho ntabwo ari ubure shawapi ninjye umuntu ugerageza gukora ibintu binyuze mu mucyo yego umaze iminsi nawe ngiye guhera yego iminsi nyinshi umeze nk'umuntu wibasira music nyarwanda ariko ukibasira umuntu umwe iyo umuntu akubwiye music tuvuye mu music nyarwanda utekereza iki no muziki wakuze habaho revolution ibyiciro by'abantu bagiye baza abandi barabasimbura hari n'abakomeje kugumaho arabataretse umuziki barakomeza n'umuziki wahindutse n'umuziki wabonye amaraso mashyashya muri production n'umuziki wabonye amashyashya muri promotion no mu bahanzi bwabo so iyo mvuze umuziki nyarwanda vuga impinduka changes twabonye twumvishe new sounds unyevuze new sound ni style nshyashya z'imiririmbire so this all I can say about the Rwanda music yarakuze yari improving yeah Taiko yakuze tuvuge hano 2024 yakuze kurusha 2010 2012 2011 imikurire mvuga wenda ni kera tukigeza Uganda kera Kenya batwumva nubwo ubu ngubu wenda abantu bajya bagafata dushoka garuka bakazana n'ibihembo tuza kubigarukaho
umuziki wo muri East Africa ukuntu umeze nka mukino wo guhanahana hagati urirukanka akagaha mugenzi wawe akagahereza undi gutyo twabanje kumva Congo idomina East Africa biba Kenya biba Burundi biza kuba Rwanda biba Uganda now it's Tanzania ibindi bihugu muri East Africa biri kugenda ku rwego birashakisha so iyo muze ko umuziki wakuze ni bijyanye n'agaciro k'umuhanzi kubera umuhanzi ufite barabasi muri ya myaka was very hard kubona umuntu ugura range byari bikomeye kubona umuraperi uzuza miliyoni ya views kuri YouTube kubona umuhanzi udiringa ama miliyoni 10 kugira ajye ku rubyiniro gitaramo ibyo so iyo mvuze rero gucenjinga no gukora ku muziki this one I'm talking about. Okay, umuntu akubwiye ngo ati muri East Africa n'ubu ari nk'ikintu ubu ngubu cyangwa 8 yego u Rwanda rushaka kumenya kangahe kuri music Rwanda mu bivuga ifite umuziki mwiza rwaza ku mwanya wa gatatu abambere bakaba bari Tanzania Kenya Rwanda Kenya baturusha iki Kenya baturusha ururimi baturusha language na audience basavinga bafite audience nini compared to us twe turi 13 bari muri za 50 n'izindi so urwo rurimi bavuga rw'igiswahili audience bafite na culture bifasha umuziki wabo kuba wadomina wacu iyo mpamvu numva ikomeye aho ngaho uzi ko je u Rwanda rushaka kumenya wa kabiri ku mpamvu zawe bwite kubera ikibera nakuba Kenya ntabwo igifite abahanzi yabayeho Kenya yabayeho urabizi urabikurikirana ibintu bya Tanzania impamvu ari ibintu ugomba gutandukanya kuba abanyarwanda batazi umuziki wa Kenya no ku muziki wa Kenya hari ibintu bibiri bitandukanye ndabyumva nyine kuko niba tuzi umuntu nka Calligraphy Jones tuzabona BN tuzabana nka Banville the Storyteller tuzabana bitwa Boneba tuzabana nka bari abapeti bo muri Soul Generation benshi so ba Nadia Mukami birebe nagoye ba Kelling ni benshi cyane birebe nago biranoroshye kuba umuntu wa Kenya atwara igihembo gikomeye muri Afrika ugereranyije n'ibindi bihugu birimo n'u Rwanda we ngo twakumvikana so tugaragane wacu mu Rwanda nta kibazo hari abantu benshi nigize gupostinga mu gitondo nyibyuka na posting navuga ngo ndaza kubikubaza hari ibibazo abanyarwanda bakubajije yego byo ndaza kubisoma nyuma ariko nagira ngo tuvewe na umbwiye nk'ikintu nk'umuhanzi nyarwanda cyangwa nkawe umunyamakuru ugiye hanze wahagarara ati ngiye music nyarwanda umuziki nyarwanda n'uyu nguyu dukora iki ngiki urumva twese dukora injyana nk'izo dukora Tanzania afite Bon Flava yego sibyo yego kako na Uganda uva nta muziki bagira wihariye dance basically dance zo za Jamaica ya Afrobeat bisanzwe kandi na Afrobeat nayo yacu dukora hajemo ku umbwiye kuri yanjyana bari kuvuga ngo ni Kenya ite Afrogako ya wayishimanye uko bamubwira hari mu Rwanda tuvuze umwimerero w'umuziki nyarwanda ko hari cyangwa udahari umwimerero w'umuziki nyarwanda urahari ariko nanone menya ko uhari gute uhari dufite gakondo dufite abantu bari injyana gakondo bakavanga ibicurangisho bitandukanye bigenduka injyana runaka bari urebye urugero nk'amapiano yitwa kwava muri South Africa ariko it's a mixture of instruments piano ifirimbi guitar and stuff kandi ntabwo bavumbuye izo instruments ntabwo bazivumbuye ahubwo bitewe n'inshuro bawukoze naho hit yaje ituruka byitwa umuziki w'igihugu runaka rero navuze ko u Rwanda bakora imiziki itandukanye ahubwo ntabwo hari consistency muri ibyo bintu bakora ariko banabumva kubera ko it's a business thing kuko ntabwo mbwira ngo ninkora gakondo abantu batari buze kuyigura ntabwo uri bunyishyurira inzu ndakora Afrobeat kugira ngo mbone views ni déplacer ngure essence niba mfite imodoka wundi uzakora umuziki ni umuntu umaze kugira hagera ahubwo turabishinja abahanzi bakuru bamaze kubona ayo mafaranga batinvestinga muri ya India kwitwa gakondo kugira ngo ibe sound yacu bwite ariko umuhanzi uza bano bavubuka nanjye vuga amazina bano bahanzi bari kuza kandi asim gakondo kubera ko ari gushaka amafaranga ari kureba hisi iri kwerekeza kandi niba uri kureba neza muri iyi minsi umuziki w'isi nawe uri kwita ku njyana hane turuka ahubwo niki kiri kuri market niba umuntu nka Chris Brown aririmba amapiano abantu nka ba Wiz Khalifa bakaba interested bari close n'abandi ba Swahili bivuze ngo ipiano muri uyu munsi niho umugato uri mu muziki ahubwo ikibazo cy'abanyarwanda are they trying this bari gukora amapiano ahuye no kwisi iri kugenda cyangwa bakora umwana w'ipiano rero ntabwo nyine numva ko twakita cyane ku muziki wacu gakondo twataka turebe hisi igeze tubibe modern aho turemeranya nanjye tubwo kandi mu Rwanda tugarukeho kunuza kuri media yo mu Rwanda yego media mu Rwanda ejo bundi habayeho kwa Bruce Melody ajya kuri
Billboard. nagira ari Billboard yagiyeho Ndabigarukaho. Yeah. Uri umwe mu bantu yego basobanuye yuko ubu twanavugaye kuri telefone ndaguhamagara. yego basobanuye yuko ngo hari Billboard ngo Billboard what ngo hari Billboard Hot 100 songs yes urumva kamwereke no ikibazo kuno kimeze. Billboard hari nka www.billboard.com company imwe yego ikagira nkuko waba ufite hari iwanyu mukora igishusho yego waba ufitemo partenariat ukaba ufitemo ibiganiro bitandukanye. nawe ushaka kwizigenda bizi ibinsobanurira wibwira audience ko ujye ushaka kunyumvisha nkaho uri mukuri cyane nawe ni mukuri ndajya ubyumva kumvikana hano ndabizi tugende gahoro nawe niba uri muri team ya Bruce Melody I support you can stay there cool ni byiza stay with the Bruce side ariko niba uri kwa Blues zana facts ibintu biri fact show tugaburira ubwenge bw'abantu ibintu biri serious don't lie people don't deceive ntabwo ndi kubeshya nabwo nabeshya abanyarwanda. Billboard ni iki Billboard ni iki ni magazine nk'isanzwe zose no listen iyo tuvuze Billboard ni ntabwo ari magazine ahubwo Melody yagiye kuri Billboard magazine iyo ntabwo ibaho ufite data ndagusobanura nk'umuntu wabyize ntabwo Billboard ntabwo bayigisha mu ishuri ntabwo bayigisha mu ishuri nk'umuntu wabyize hariya Melody yisanze ni indirimbo zumvishwa icyumweru cyane kuruta izindi hehe muri Amerika na Canada izo muri Afrika ifite party yayo turagenda gake ku mwanya wa kangahe Urashaka 20 urashaka kuburana cyangwa urashaka kuburana twumvisha abantu okay yabaye ya 8 mu ndirimbo zumvishwe week listeners urumva mu ndirimbo za Afrika niyo mpamvu hasanze Afrika ari ku mwanya wa 20 listen iza icyo cyumwe mvuze ku cyumweru mvuze ko monthly mvuze ku cyumweru bakura ku cyumweru n'ubundi yego yes izo ndirimbo rero ntago uzabonamo Taylor Swift nta Rihanna rurimo nta Justin Bieber rurimo bivuze ngo iyo nagari Billboard ni abanyafrika gusa ba Taylor and stuff uzko ari kubisebye Taylor yari kuri ya mwanya 8 Melody yari ariho Taylor yari wa mbere urabyibuka wa 20 warabonye buretse uribuka ko yari wa mbere kuri ya list Melody yari ariho Taylor yari wa mbere ariko Hotel yari wa mbere ni wa 20 kuri Billboard official yisi ni wa 20 iri ya 20 ninuza yo kuri Afrika no listen muri Afrika Taylor no wa mbere iri y'umunani Taylor muri Afrika no wa mbere ndabyumva muri Afrika overall no wa mbere nawo tayiwe Bruce Melody ari hehe yari ku mwanya 20 zumvishe cyane hehe muri Afrika yes nakari ku isi muri Afrika yes ndabyumva apana muri Afrika urutore ni kukubwira telefone yo gutungubira kantu ni indirimbo zikomoka muri Afrika zumvishwe cyane mu cyumweru zumvishwe cyane kuri media yes muri Afrika yaje ku mwanya uretse bazo byumve uretse gato umusoreze kasoze uretse guca mu ijambo oya uretse guca mu ijambo yaje ku mwanya 20 urumva noneho ku ndirimbo zikomoka muri Afrika zumvishe cyane Canada na Amerika iza ku mwanya wa 8 ukuntu rero mubeshya abantu biriya bintu bya bigaragara ko uva mbwire iriya Billboard uko iriya magazine ari wayihimbye iriya Billboard magazine indirimbo ifata kugira ngo zishyire hari uzo umuntu uziheza utanga ziriya ndirimbo yes ndamuzi no mutipe sound scan yitwa Nelson listen yitwa Nelson sound scan icyakora we aragenda agacollecting izo ndirimbo zakunzwe tanga ibyo bintu agatanga uko bimeze nago Billboard involve n'umukozi wabo yego nago involving n'umufatanye bikorwa it's a partner kamwereke he is a partner kamwurugero no ni umpartner yes ndabyumva kamwurugero suri umukozi wa hariya higa ku gishusho niyo mpamvu bareba Canada na America gusa you understand naguze abana ngo Tanzania ngo Kenya siko dakora music twagiye nyine ndakwereka yeah sukurara kuri yanzu hariya ku gishusho kuri TV10 na radio dis sibyo wowe nk'umunyamakuru ufite ikiganiro cya utangamo buri cyumweru indirimbo tuvuga 10 zuvuje cyane mu Rwanda uwo muntu wamuhakana ataba muri TV10 cyangwa Radio 10 muri tiranye ibintu ahubwo bivuge ngo hari ibiganiro bitandukanye bya Radio TV10 muri sport hari zinduka hakaba mu ndayisi hakaba ubishe mu bajije ariko usohoye rutonde rwa hari umuntu arupinga ngo nago rwasohoye muri sport batumira abahanzi nyine arwabihakana anta bakoze urutonde rw'abasani beza mu Rwanda mari cyo nabyemera nkavuga anta nakazungu bavuze ko ari abahanzi barenze gutya ariko kubera ko batazi imiziki cyane nabumva nuko nabyita nabo ubishozo ngo baje ariko nabyumvisha nyine usohoye urutonde rwawe muri randi nahagaranye nka pone Billboard magazine ni nka RC Rusizi cyangwa se RC Huye naga party gato ka igatanga nayibaho nese ma Billboard magazine uzi cyari cyo iyo magazine yagibaho Billboard magazine itangazamakuru nk'ibisanzwe Billboard magazine nagira Instagram no kugira Twitter uragenda ugasayininga iyo magazine nagibaho uragenda ugasayininga niyo mpamvu batamupostinze kuri official we akamwereka ni nkuru yabo kuyireba
bayisohoye umunsi umwe nyuma bahita bashaka kureba list warishyuraga Melody ageze ku mwanya kangahe ubu no kangahe Melody ko yari uwa munani ubu no kangahe naho muri bakureba ndi okay ngubwiye ubu ni yakangahe indimo zimara mo kabiri yerekeye kumva yahise ibambi nyuma y'icyumweru kimwe oya kamwereka inkuru yahise ibambi kawubwiri apara kuba mbi nabwo yagiye kuba ariyo nziza yabaye kangaho yari muri promotion yagiye mu biganiro bikomeye ubigeze iyo ndirimbo igenda ni ya gatatu se ni ya kabiri that was a scam nigga that was a scam niba ari indirimbo iri muri move nikomeze igende tuyibone ije muri Kenya ibi ya mbere Uganda ibi ya mbere Billboard iri official tubiboneho uri ijambo Bruce Melody yabwiye ntago nibuka ijambo yavuze abavuze menshi rega gabanya oya gabanya kugira gushamije n'urwango sinzi niba ufite urwango cyangwa kuryoshya showbiz show cyangwa pronation ndabizi kereka niba wirengagiza ukuri gushaka cyangwa ushaka ko turoga abanyarwanda ntago ngenda barwa mvugisha ukuri magana kuri kwa ntabwo Melody ntabwo umwanga ahubwo uri kugira no ahazabeshya azabeshya nzamunyomoza kugira ngo twubake industry y'ukuri ntabwo urayemera tuzubake wa muhanzi uri proud y'ibyo ugiye kumera nk'abantu wingereranya uya don't compare me to any person nawe ari compare I'm the OG ni njye ubwanjye yego dukomeza n'ikiganiro nyine ugiye gufata inzira nk'iy'abantu n'abantu na wowe wafashe abande wowe wafashe abande je ni yanjye ku giti cyanjye nanjye ko iyi ni yanjye ubona ari umuntu ugenda nkawe ikizara ubwo abantu bakunda igendo yanjye ubona ari ugenda nkawe yes ibyo ngibyo byavuye murabihakana sibyo muturabihakana urabihakana n'abagenzi bawe bitari byo oya njye cyo nemera Catherine yabaye indirimbo nziza yibihe byose kuri Melody uko siko ukuri funga macho ya mbere original yakozwe na Kiz yari nziza kuko remix zayo nyinshi zirazibishinwa y'Abiyapani n'ibiki byose birasanzwe na impact bifite dore ahantu indirimbo 8 ziri mu rurimi ruto no what was that wagira ngo ni film iri gusobanura wese yakubwiye Papasi wumvije Papasi cyo yavuze ibamba Papasi yari afite se yahuye n'ibyo yabonye kuri set cyangwa kuri field yarabikoze ririmba y'icyongereza finish is around itangira gute kandi atangiye yigeneye yine itangira gute nese sura umukunzi w'umuziki yes aho nago nyene umuririmba ariko yindi cyangwa sente maker unauza niko itangira ikinyarwanda icyongereza itangira gute you can't recall cause it's not a hit kandi nagiri hit mu Rwanda kandi yarumvise yes none se ko views zayo zitwa niza bana Chris na Shafi niyo hit kurushiri ndeka nuko ari simakanye karimbi ira ndirimbo ira bana niyo ndi kuvuga ariko bana yizigera muri Good Morning America none se Melody yagezeho gutya atayitwaye yitwaye nka tekawe yajyana gute mbwira umuntu waza n'ikiganiro ari waho ufata ikintu kimwe ukagitwara ahantu nka tekawe nyine ese ibintu bisanzwe uzabona twagiye twakira man cyangwa wagiye bazanye tekawe bazanye ibintu nyine bimeze nka tekawe ntabwo bishoboka cyo kamuha nk'inyongezo bo basobanura uburyo bakire muri cya kiganiro twitinda kuri Melody cyane mfasha nabiri ibintu twaganira bitari bingi turabihindura ho umura yeah okay ntabwo turi kumuganira oya twabigize byinshi yabaye mwinshi cyane Melody I don't know why ubuye n'umuntu yakavuga yuko kuri attention kwa Bruce Melody muvuga kuri indese kuri attention wamusubiza gute neze Melody ko atari muhanzi munini mu Rwanda nawe nshaka attention navuga The Ben cyangwa Meddy The Ben umva ko ari munini niwe munini ntabwo ari numva niko kuri niyo reality cyangwa ho reka tubasimwe twagiye ejo bundi waragiye kuri Instagram yawe munaragiye ubu kanguye umuntu utaye gufata ngo mwanguye umuntu uramushuka nabikwanisha nijoro aho uza kurashutse umuntu gwa Christophe indirimbo ya mbere mu gihugu yahe yitwa Volley ni ya mbere mu gihugu Kenny Soros yasohoye indirimbo yitwa 21 yaranze Pasiki na video ifitiri yare Pasiki yasohoye indirimbo yes none se bana yabaye hit ari ifite video bana hari video igira ko ari visualize nayo ejo bundi twaraye ijoro turwana n'abarundi abaye ese wishyira kuri competition mu Burundi gute uramurusha cyane weekend rating anko umurundi roho uri kumutizo uri kumuzamura Dramatine Double J nago abantu benshi bakwandikiye bakubwira ngo washutse umuntu asohora indirimbo rero ari makuru bayivuze abantu nashutse umuntu ngewe Christopher murusha ubwenge yanko yagende ku muyaga wawe uhe muyaga nge ni influence ya Christopher gute umuyaga wawe ujye ushuka abantu nese video yishutinze mu minsi ibiri iriya video yari hari bana kwa video were yari uvuga teko tugira were yari urimba Christopher muriri no ikosa wakoze waje umuririmbo mugiranye n'umuntu bidashoboka nakosa ari amafuti siye n'amafuti wakoze kumbaza cyangwa uri kunshinja oya ngena nagushinja Byo ko nari umunyamakuru n'ubwo. Kosa nakoze niri. Je n'ubwo ari umunyamakuru. Kuvuga ko Christopher umuhanga kurusha Melody nakoze kosa. Yes. Abanyarwanda nimuzasemba bazi niba narababeshye. Ariko ntacyo ngomba kugeza ubu. Tofa Muneza ari hejuru ya Melody.
icyambere discipline y'umuziki arayimurusha amurusha ubwanditsi bwiza Iyo nta gishega arandika Christopher Muneza nta kinyuma afite bro nta kinyafa afite nta twanyweye twasinze none se uwo muntu bamugeranya na Melody gute umuntu afite mikasa sukasa afite ni bido iri joro twamwe twasinze product yavuye mu ntabwo batari beast bro twamwe twasinze product yavuye nyuma ntabwo yumvisha nyuma y'iyo ngabwo natagiye wayamba bari ambwira intware piyo mbabare ntabwo ari possible ngenda kwa point tuzumve uzemere cyangwa uzihakane aya tubyita ibisimbuke Christopher Muneza no muhanzi mwiza ndabyemera kamwe we ni ikintu byo bavanga nayo ni opinion yanjye kwiti cyane hari ikintu mutaremera hano mu Rwanda abanyamakuru urumva ntabwo murakira kuza kwa Bruce Melody dufite abantu bahozeho pe sibyo ahantu mu byici ntabwo ari tubyici nyine uvuga ngo yagiye gusura indirimbo ngabanza kuvuga The Ben bro aho bantu murakica kanye kubwiye iki bro bajya gukora igitaramo i Burundi ni bande bazaye matiko bamujyana na Bruce Melody ura mutipe waje abazanye ayo matiko si yavuye i Burundi ndaguha umwanya uvuga si yavuye i Burundi sibwo saka zabo zatanye mu kwa 10 ndakeka bari Burundi ntabwo zatangiye kuko twumvikanye amajwi Melody yita Ben na Medam yaje mu kwa kanga ayo nayo yakira ndabyumva yes ako ntabwo yabeshye kuba arabanebwe barabanebwe kunebwa ni urumva kunebwa ni The Ben ninde wamuvugaga mu Rwanda atavuze Pamela n'amabuno ye indese The Ben uri kwinjira mu buzima muri privé njye ntacyo ndi kuvuga nge ndi kuvuga ibintu bagira umuntu uri kuganiraho ndi kubwira nge ndi kubwira ibintu somebody's wife man yes ndabyumva ni umugore we ako nizo nkuru mwandika nizo mwavuga abanyamakuru ndetse Diamond nazo ari twabavuze yes nuze Kanye West ntabwo twamuvuze na nuze na nuko nawe ari byo yakoresha The Ben ntabwo ari kumuvuga udakoresha Pamela gute se bagiye Burundi ndajya nkubishaho byo Pamela ageze Ben umustar cyangwa Ben ageze Pamela umustar ninde waje asanga undi ndetse bari kumuvuga ninde wabaye umustar imbere y'undi ndede uwo ni umustar mu bwirero ni umustar ni umuntu ucuruza ubuzima bwe bwose man umustar yagiye mu biryogo ni inkuru ya postinze ni inkuru yakundanye ni inkuru that is story none undi we yacuruza akabivuga ibiganiro bavuga ngo yirwa kuri YouTube by'umugore ntabwo ari umukomediyere no sense abantu basigaye mukundira bira biganiro ahubwo azashinga YouTube channel ira live za buri munsi urifa tukabwira abantu ngo reba umuntu wahuje wafashe Dumba simusuzuguye ufashe Dumba ufashe Kasuku simba suzuguye n'aba grand frère ariko se abantu kubwira bira bintu byo niba ina live kora live isukuye shaka umunyamakuru nyine ubona ko atanga message agende mu buryo bwiyubashye bivugiye mu kajagari umwana mu gikoma undi amanitse ukuguru bane gutema ibiti bla 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 ngo The Ben yarankanze backstage ngo aragiye kunyitwa bro Esther like you ndetse video wa post ku giti cyawe ko ira video ya post ku giti cyawe ntabwo byebone ibihe yaramunize iyo inavuga wa post nzi nimugoro ubeshya abantu ngo no bifite wenyine yes video wa post nzi kano karenze yawo ubwo umenya ngo bikora biti bino bintu bikora biti cyose cyane murakuvuga mana oye kamutemo aho uraza kwisaga ariho hubuka kamutemo vaye umbwira ati wenda ahubwo nanjye byamaze kubona ko nta cyano kakubwira mu byifuza wawe urebe iyi ball nta mpamvu kujya kwa announcing amazina n'ibiki byose sibyo wowe unabizi uri gentleman you understand yeah ubibona man mbere yuko bira bintu biba mu gitondo cyabanje twarahuye urumva man they ABC and this ngewe ntabwo nigeze mpatiriza ngo urema uwo mutipe atari wayipostinze mbere niwe nagariwe nese usuntu byagenze hari umpeti wayipostinze mbere wowe hari umpeti wayipostinze mbere iriho n'ibiboro by'ibirogo by'ama YouTube channel n'ibiti urebye neza iyo video no kwirira mu mpande harimo ibintu yakase umpapa reka tubyore so ikiganiro cyiza cyane kiganjemo inyigisho kuri kwinshi Bajya dusoze kukantu kamwe niye nama wagira umuhanzi muto ukiri kwishakisha noneho agamije kurebera kuri bakuru bari imbere hari bakuru barusha cyambere agomba gushyira mu mutwe we ko kugera nyine kuba umuntu ashayininga sinzi ko kuri umuziki mwiza ndanavuga hanze y'u kugira ngo abantu batarakara abantu abanuze bana ba Tekashi 69 n'abastar ariko kugura indirimbo zisanzwe nakora umuziki koko ariko awukunze awushobora kandi abona wahinduka akazi dore ko ari kwishimisha gusa ikindi nakomeze yiga umunsi ku munsi niyo mpamvu abantu nka ba Chrisize bareba bakabaga bati nibyo ndakora hit ndakora inana ndakora amashu ndakora fast ariko voko yanjye nishaza ahita asubira ku ishuri arimo ariga ahantu hari kukubwira izina marigishwa n'umuhanzi mugenzi we maramuha amasomo amwigije iki your voice control bavuga gutya you understand nasubire ku ishuri bige ikindi twaka industry yacu fresh cyane abafite amatimu
uretse nongera natugira bafite amatimu imwe mbona biri bukuza umuziki ngo ukomeze gutyo ariko nizera ko kuri kwakuza timu nazihari yose dahari man ishimwe so je niko nemeye ko timu nazihari nanjye nuko nemera ariko wakoze cyane ariko bende tugana ku musozo noze si yahutse inde ni sore sore yandire bitwa twinwa ntabwo yahutse kurusha umuhungu wawe washutse wakoze cyane ose kuri kumbarira impamvu navugaga harimo ikirango cya 1:55 AM mu ndirimbo nyine harimo akarango ngo 1:55 AM why kandi batamwintroduce n'umuhanzi wabo ko njye bibajije barafeirinze ntabwo bafeirinze yes kaungwe impamvu ako bamaze kubivuga niba Bruce Melody yabyivugiye iyo kunemeze barabivuze umuntu ari kubikora business way mu nzira ya business ndetse n'umuhanzi munini ari kugenda ukamukorera EP y'indirimbo enye cyangwa eshanu ukora umunsi wa listening party ukazicuruza ku YouTube cyangwa hose ariko so indirimbo bimeze nkaho uri wenyine nta muntu kuri inyuma impamvu ya floppies murakoze ako mwige kuzamwakira imyanzuro y'abantu murakoze sawa wakoze Taiko wakoze cyane Pro Nation wakore subscribe comment na share Ihozo TV niyo boro ya mbere ivuga kuri ibintu biri TV OG the gun of the great man stay here people duhuye next time thank you